Halo, muraho neza. Ndabaramukije bene data muri Kristo Yesu, umwami wacu Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ni ijambo tujye gusanga mu kuva ibice 14 turasoma duhereye ku murongo wa 8. Mbere y'uko dusoma reka tubanze dusenge. Wera nyir'ibihe, Imana nkuru, Imana ikiranuka, tugushyize hejuru muri uyu mwanya, icyubahiro kibi cyawe kandi amahanga yose agushime kuko mwami ari ukwiriye amashimwe. Tukweretse uyu mwanya rero tugiye kumvamo ijambo ryawe ryera, ndakwinginze ngo ubane natwe, wururuke udushyigikire kandi uduhe kumva icyo umwuka wera avugana natwe kandi atubwira mu bihe nk'ibi. Urakoze, icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Abisiraheli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Reka dusome duhere ku murongo wa 8. Uwiteka anagira umutima wa Farawo, umwami w'Egiputa, akurikira Abisiraheli, kuko Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose. Babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti, imbere y'i Barisefoni. Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mbwa zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti, tureke dukore Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukora Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iba imbere yabo, ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyuma amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisiraheli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati babakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli. Ntiharokoka n'umwe muri bo, ariko Abisiraheli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli Abanyegiputa. Abisiraheli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Amen. Abakunzi ba Women Gadizi Minisitiri, iri ni ijambo
musanzwe muzi kandi ni ijambo rirerire, murambabarira ribaye nk'aho rirerire ariko byari ngombwa kuko uko riri n'uko ringana niko umwuka w'Imana ariduhaye. Ijambo ritubwiye ukuntu ngo Farawo n'ingabo ze bavuze bati twakoze ibiki kuba twarekuye Abayisiraheli bakava mu gihugu cyacu. Nawe muntu wowe wakurikiye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, menye ko hari ingabo zakurwanyaga cyangwa se menya ko hari igihugu wahozemo ukoreramo uburetwa, ukoramo ubucakara bw'icyaha. Rero igihe wihanaga ugashaka kuva muri ubwo bubata bw'icyaha, ziriya ngabo wakoreraga kirya gihe ntabwo zabyishimiye, niyo mpamvu kenshi zikwirukanka inyuma zigira ngo zongere zigusubize mu bubata bw'icyaha. Ni ukugira ngo nyine wongere uhinduke umwe mu bakozi babo, cyangwa se uhinduke umucakara wa Satani agukoresha imirimo ye. Ariko ngo Farawo ngo arinangira avuga ati turabakurikira. Imana imunangira umutima kugira ngo yiheshe icyubahiro kuri Farawo. Nawe hari ibintu byanze kukurekura, hari ibintu biri kukwirukanka inyuma bishaka kugufata, ijoro n'amanywa bikwirukanka inyuma. Menya ko hari igihe Imana ijya ibireka kugira ngo yiheshe icyubahiro kuri ibyo bintu. Bimenye neza yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ari Imana ifite amaboko akomeye kandi ari Imana ifite imbaraga. Iri jambo Mwuka w'Imana riduhaye kugira ngo wongere aduhumurize, tumenye ko Imana yabasha gukora Abayisiraheli muri kiriya gihugu Farawo atabishaka, ari Imana ibasha kugukora no mu bintu biri kugufata, ikabigukuramo ibyo bintu byagufataga bitabishaka, bidashaka kukurekura, ariko Imana ikakurwanira ikaba mu ruhande rwawe. Ngo niko Abayisiraheli bahindukiye inyuma rero bumva izo ngabo za Farawo baratinya cyane, baravuga ati nibi twavugaga, byibuze niyo tunagumayo tugapfirayo. Ariko Imana irabahumuriza irababwira ngo nimwicecekere, muraza kureba agakiza Uwiteka Imana yacu ari bubazanire. Rero nawe muntu wakurikiye Imana, ibigeragezo ni byinshi ariko komera wicecekere, kuko uri buze kandi muri urwo rugendo uzabona agakiza Imana izanira ubuzima bwawe, uzabona uburengezi bwayo, uzabona ubutabazi bwayo. Imana izajya ikurwanira ku manywa na nijoro, ubirebesha amaso y'umubiri ndetse n'ay'umwuka, umenye neza ko ari Imana iri mu ruhande rwawe. Ngo izo ngabo rero zagerageje kubakurikira, ngo zimaze kubakurikira zibona yuko amaboko y'Uwiteka Imana arwanira Abayisiraheli, ngo zigirana inama ziti nimuze duhunge, kubera ko Uwiteka arwanirira Abayisiraheli akanga Abanyegiputa. Ngo zigerageza guhunga, ariko muri kwa kugerageza guhunga, kuko Imana yari yahaye ubwoko bwayo isezerano ngo izo ngabo mwabonye ntimuzongera kuzibona ukundi, ijambo riratubwiye ngo Uwiteka ngo yarazihindukiriye ngo arazireba zikukamo igikuba, ngo zishatse kwirukanka ngo zihunge, Imana irazifata izikunkumurira muri ya nyanja, n'ubundi nta n'imwe yarokotse, ahubwo ngo Abayisiraheli bazibonye ziri kureremba hejuru y'amazi. Uku niko Imana yifuza kukurwanirira, uko yarwaniriraga abasogokuru bacu mu kwizera, niko nawe ishaka kukurwanira mu bintu biri kuguhiga, niko ishaka kukurwanira mu bintu biri kukugerageza. Ni Imana ifite ubushobozi bwo kubikunkumurira mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ni Imana ifite ubushobozi yo kubishyira kure yawe ntuzongere kubibona ukundi. Rero iri ni ryo jambo Umwuka w'Imana aduhaye kuri uyu munsi kuri iyi cano. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kuba mu buntu bwayo, kandi ikomeze kubarindisha urukundo rwayo n'ubugwaneza. Tuzabonana mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye.